tuje imbere yawe. Yesu nashimwe cyane. Imirimo yawe ukora. Nongeye kubaha ikaze mwese. Ni umukozi w'Imana yamuremye Desire wongeye kuzaganira namwe. Reka dusome ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 9 dore ku murongo wa mbere turangize ku murongo wa 12. Aravuga ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Umurongo wa 4, mwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga cyo acira amacandwe hasi, ayatobesha akondo, akamusiga ku maso. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cyitwa Siloamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu siwe wicaraga asabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, ninjye. Baramubaza bati, mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati, genda Siloamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira, ndahumuka. Baramubaza bati, ari he? Ati, simbizi. Cyo yarakeneye ko ari gukira. Ibyo kumaza ngo ari he nera ifite umwanya, yaranejejwe nuko yahumutse. Ndabaha ikaze mwese mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko dusanzwe tubana tukaganira ijambo ry'Imana, ndagira ngo nongere mbibutse imirimo ya Yesu, nongere mbibutse gukomera kwa Kristo. Byukuri tubonye uyu muntu wari wavutse ari impumyi, kandi nibaza ko ataranejejwe no kuba ari impumyi. Ariko abantu benshi bari bazi ko ari bwo buzima azapfiramo, nkuko nawe bazi yuko ubwo buzima ari bwo uzapfiramo. Ndagira ngo nkurangire rero umugabo ujya uhindura amateka n'ibihe n'iminsi, agatandukanya ibyo abantu bajyaga bibwira. Imana nishimwe. Uyu muntu ngo yicara rero ku nzira asabiriza, ariko ko bamufasha. Ariko hari umugabo witwa Yesu wari waraje afite kugira neza kwishi, atarobanura ku butoni, atareba abantu ngo abagaye uko bameze. Iyi mpumyi rero muko dusomye yumva amakuru ya Yesu. Imana nishimwe. Biratubwira ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mbega uyu niwe wakoze icyaha cyangwa ni ababyeyi biwe? Kuko ntibashaka kwibaza impamvu uyu muntu yavutse ari impumyi. Abandi bareba babona. Barabaza Yesu ati, dusobanurire, mbega uyu muntu kubera avutse ari impumyi ni icyaha kiwe, ni icyaha cy'ababyeyi, byatewe n'iki? Nawe abantu benshi baribaza ngo kuki wavutse uko, kuki ukora ntibigende, kuki udatera imbere, kuki ibyo ukora bigupfana, kuki utagira amahirwe, kuki ibyo ukora bidakunda, kuki ibyo utangiye bipfira hagati, kuki uteguye mariage utayisoza, kuki uteguye kubaka bidakunda, kuki uteguye gucuruza bipfira hagati, kuki ukoze mariage upfakara ako kanya ibibazo bikaguhoraho, kuki wanyu mwe mushatse mutabyara, kuki abashatse batabyara, abagiye abatashatse nabo bakabyarira mu rugo. Ayo mateka abantu bakunda kwibaza ngo mbega uriya muryango ni icyaha cy'abari abana cyangwa ni icyaha cy'ababyeyi. Ariko uvitangazo nkuzaniye, haleluya,
Yesu arabwira ngo hoya ntabwo ari icyaha kiwe, si n'icyaha cy'ababyeyi, ahubwo kwari ukugira ngo imirimo yanjye yerekanirwe muri we. Mana nishimwe, ndagira ngo mbwira ngo ubwo buzima urimo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Mana nishimwe, kuba abantu bagufata uko bashatse, kuba abantu babona ko nta mahirwe ukigira, kuba abantu babona ko ibyaha byarangiye, ntabwo ariko Yesu abibona, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Kandi igihe kiraje ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe, bimenyekane ko hari Imana itarobanura ku butoni. Imana nishimwe, Imana bihimbazwe cyane. Ngo ako kanya ndakunda Yesu, ngo tobakondo kamusiga kubasa, karamubwira ngo genda wiyuhagire Sorowamu. Imana nishimwe, Imana nihabwa icyubahiro. Yesu arasubiza ati uyu nta cyaha afite cyangwa ababyeyi, hoya, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Murongo wa 4 ahita avuga ijambo rikomeye, avuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugira bwire igihe umuntu atakibasha gukora. Erega iyo mirimo yagomba kugaragara nyine muri uwo muntu, iyo mirimo yagomba gukora hakiri ku manywa, bikamenyekana ko imirimo yiwe yatangiye mu isi. Hari hageze ko babimenya. Reka nanjye nkubwire ngo harageze ko babimenya ko hariho Imana ifite gukora kudasanzwe ku buzima bwawe. Murongo wa 5 avuga ngo nkiri mu isi ndi umuco w'isi. Amaze kuvuga cyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso. Ibintu by'Imana birateye ubwoba. Hari urwondo umaranye iminsi, ariko genda wiyuhagire Sorowamu. Haleluya! Genda wiyuhagire ku kagezi aho uruhukira. Yesu yavuze ngo ni ngeri iriba rimara inyota, unywayo wese ntiyongera kugira inyota. Imana nishimwe, genda wiyuhagire ku kagezi Sorowamu. Haramubwira ngo genda wiyuhagire. Erega hari igihe abantu tugendana urwondo, abantu bakagira ngo ntabwo rwatuvaho. Hari igihe tugendana urwondo kandi na Yesu yabigizemo uruhare, urwondo rukakubaho, itaka rikakubaho. Ndagira ngo mbabwire ko ibintu Yesu yakoze nta muntu wabonaga ko habonekamo ikintu cyiza, ariko Yesu yari azi ko hageze ko uwo muntu yakira. Uzi kuvukana amateka mabi, wagera n'igihe wagakize, ugukiza akaguhomeka urwondo mu maso. Ubwo se uwakukubonye yabisobanura ati? Yabona ko harimo gukiza, ariko ndakutangariza ngo humura, harimo gukiza kw'Imana. Le lebre et le gras, l'enlobe destakidre. Nubwo ufite urwondo, nubwo ufite itakagishi, nubwo ufite ibihe bigoye, ariko umvuga itangazo, genda wihagire ku kagezi Sorowamu. Uravayo humutse, uravayo ureba, uravayo ubona, uravayo ubuzima buhindutse. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Biratubwiye ngo hagenda hajyana urwo rwondo. Abantu bose urumva ko basetse nk'uko bigwa guseka. Wabaye ikibazo muri karitsiye, wabaye ikibazo mu bantu, wabaye ikibazo aho washatse, wabaye ikibazo aho wavukiye, wabaye ikibazo muri karitsiye utuyemo, wabaye ikibazo aho ubaye, wabaye ikibazo muri sosiyete nyarwanda, wabaye ikibazo aho ukorera. Ubuzima bwawe bwose ni ikibazo, ariko umva mubwire, urwo rwondo Sorowamu wavayo ukize, wavayo wiyuhagiye kandi ubu ureba neza. Buriya tubwiye ngo aragenda ariyuhagira, ngo amaze kuvuga cyo, murongo wa 7 haramubwira ati genda wiyuhagire
mu kidendezi cyitwa Sorowamu hasobanurwa ngo yaratumwe. Imana ishimwe. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumutse, agaruka areba neza, agaruka atongera kwitiranya ibihe, agaruka abamusekaga batongera kumuseka, agaruka abamugiraga ikiganiro batongera kumugira ikiganiro, agaruka abamuvugaga amagambo n'abamuteranya n'abantu batongera kubikora. Agaruka reba. Amen. Lelebele glai lando bedesta humura nugera Sorowamu uragaruka ureba, uragaruka ureba neza, upfa kugenda ukiyuhagira, upfa kugenda ugakaraba neza, upfa kugenda ukoga ukareba, ibintu byose birahinduka. Imana ishimwe. Agaruka umutsi umurongo w'8. Abaturanyi rero be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si wa wicaraga asabiriza? Reka rero baburana ubuzima bwawe. Ngabari bamuzi kera ndahanurira ubuzima bwawe, ndahanurira ubaye, ndahanurira ukorera, ndahanurira ibintu kugiramo. Abari bakuzi kera nibongeye kubona mu yindi sura, nibongeye kukubona mu kindi cyerekezo. I love elela la ereglai lomesta, nibongere bakubone mu buzima budasanzwe. Imana ishimwe. Ngabari bamuzi kera, abari bamuzi byaranze, abari bamuzi ari igisuzuguro mwibarabara, abari bamuzi yarishwe n'inzara, abari bamuzi yarabuze akazi, abari bamuzi inyubako yaranze kurangira yubatse, abari bamuzi kuba gushaka urugo byaramunaniye, abari bamuboza urugo rwarasenyutse, abari bamuzi yarakoze agahomba. Edebi elelando bedesta. Abari bamuzi kera, abari bamuzi ibintu byose byararangiye, abari bamuzi amadeni yamuhanye menshi bari guteza ibyo cyamunara, abari bamuzi yararwaye yanga gukira, abari bamuzi ahavuka baramutaye, inshuti zaramuvuhebye, abantu bose bavuga ngo nimureke apfe turi amaherezo ye. Abari bamuzi kera ngo bamubone barabazanya ngo mbega, reka batangire kubazanya, reka batangire kuvuga ngo none uyu ni wa wundi twari tuzi, ngo barabaza ngo baravuga ngo mbega uyu ni wa wundi twahoraga tubona asabiriza, uyu ni wa wundi wari waragowe. Bamwe baravuga ngo niwe, abandi ngo siwe. Ariko bitangazo ry'uwakize arabwira ngo mwisakuza, ni njyewe Yesu yagiriye neza, ni njyewe Yesu yaruhuye, ni njyewe Yesu yahaye amahoro, ni njyewe Yesu yahaye umugisha, ni njyewe Yesu yahaye ibyo imiryango itari kuzaba, ni njyewe Yesu yahaye iby'inshuti zitari kuzama, nanjye yanyibutse, nanjye yangiriye neza, ni njyewe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Harageze kubabwira ngo ni njye wahumutse, ni njyewe watabawe, ni njyewe wagiriwe neza, ni njyewe Imana yakora ibitangaza. Uko hari abantu benshi bazi ko aribo bagomba guhora bibukwa, hari abantu benshi bazi ko ibyiza aribo bigomba gukorerwa, hari abantu benshi bazi yuko ubuzima bwiza ari ubwabo. Ariko humura, nawe Yesu yakugira neza, nawe wajya ku ishuri hanze, nawe byakemera, nawe umunyamugisha, nawe wakora bigakunda. Ntabwo uzahora igisuguro muri karitsiye, ntabwo uzahora igitutsi mu bantu. Wowe wemere kwiyuhagira, ibindi Yesu arabishoboye. Imana ihabwe icyubahiro. Umurongo wa 11 arabasubiza ati, umurongo wa 10 baramubaza bati, mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati, genda Sorowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Imana ishimwe. Baramubaza bati, ari he? Ati, simbizi. Uwo mwanya yaranejejwe n'ibyo Yesu yamugiriye.
ntabwo bagwe kubaza ngo ari hehe ni yari afitwe kwavuga ngo icyayikeneye ko kwavuga ngo nakize ndahumuka ndareba ndameze neza ndafite ubuzima bwiza ndafite amahoro Yesu yantabaye uyu mwanya ndagira ngo dusengane Imana birashoboka ko hari ibintu byinshi wibaza ko bitakuvaho ariko hari umuntu murangiye witwa Yesu hari umugabo umwami w'abami witwa Kristo yavuze ngo barushe n'abaremerewe nimuze musange mbaruhure ubwo buzima urimo yaguhindurira natwe araduhinduriye twabwira byinshi ariko turago kubihamya turago kuvuga ko Yesu ashobora guhindura ibihe by'ubuzima bw'umwana w'umuntu kandi abantu batabigize mu ruhare aka kanya humukurebe mu izina rya Yesu humukurebe humukubane neza y'Imana aka kanya agasuzuguro k'abadayimoni bagose ubuzima bwawe n'ibyawe nigatsindwe ubone gukomera kw'Imana abantu baburana bazanya ngo niwe cyangwa siwe ndahanuye mu izina rya Yesu ugiye guhagarara nawe babwire ngo ni njyewe ubabwire ngo rega ni njye Yesu yantabaye Mana data twese izina ryawe niryubahwe izina ryawe rihimbazwe izina ryawe rishimwe aka kanya ubwoko bwawe umuntu wese ari mu bihugu bitandukanye hari abantu barushe hari abantu baza ngo mbega amaherezo y'ibihe n'ibinayane yaba iki cyorezo yaba ibihe abantu bisanzemo bavukiyemo hari ibintu byinshi biruhisha abantu baza ngo mbega ubuzima buzongera kuba bwiza ariko aka kanya ni wowe banze ryo kwizerwa isi irimo yuzuye n'ibyawe kandi uri Imana itagira ikintu na kimwe kikunanira reka haboneka itangazo rivuga ngo uwari impumyi yarebye uwakoraga bikanga byakunze uwari insuzugurwa yatabawe uwararagarira yabonye ineza y'Imana nagendere mu bwoko bwawe umwuka wera w'Imana hagenderera abantu biwe reberera lulube edesta zereberegire halobe desta abashaka kwihahura abarara barira ababuze ibyiringiro ababona ibihe byiri by'abagose abatabona imbere n'inyuma wabera umucyo kandi umwuka wera w'Imana akora idasanzwe ku bantu biwe turagushimiye kuri Imana itabaye kandi uwari impumyi akareba agatambutsa amashimwe avuga ineza yawe urakoze kubikoze kandi akazavuga byinshi bitewe n'ibyamukoreye mu izina rya Yesu amen Imana ibampera umugisha mwebwe mwese mukurikiranije igikorwa cy'icyigisho Mwuka Wera akomeze kubegera ariko nawe harageze kubona kandi harageze ko nawe Imana ikumara umubabaro nawe ugahagarara utangaza amatangazo ngo ni njyewe watabawe Imana ibampera umugisha ukomeze kugira ibihe byiza aho muherereye mwese amen